ujya gutwita nigeze nkubwira ngo ujya kuntwitira bakamanika gase utazi bizavamo ugenda n'utagenda urorera mugongo we nakubwiye ngo ugende umva imbere simagukushaka no kungusha wacishwa ariko ukagenda cyangwa ugahamagara uwo wabikoranye nawe akaba ari uza kugushorera urabona ukuntu karimo kagenda kantesha umutwe mu nzira mama we nakubona uko mekoresha umutwe ujyana ujye kubyara n'utabyara urorera niba ushaka kumugurira hano mu nzira birakureba kicarira igiti zamuka tugende kujyane kwa muganga ngiye kwa muganga wenda gutewe ntugire ngo ndaguma iruhande rwawe baburetse gatowe wahamagaye wowe wagatambikiye ukamubwira akaba ari uza kugufata nakubwira waragenda ugataha amajoro nibyo uzakura muzayifatisha amaboko abiri haguruka tugende utabyarira mu nzira ntabwo ibintu nabivamo haguruka ayiwe mama ayiwe aho ushaka kubyara igihumye haguruka ayiwe mana we haguruka ntumbwire kugufata ujya kubyara ujya kugabanika ntabwo nari ndi kumwe nawe haguruka tugende daracishwa haguruka akoze mama ngayibaze nk'ukuntu uri kuntwara pe nakubwiye ngo cishwa ugenda ujya kubyara n'utabyara urorera baturage b'umudugudu wa Rutabo muraho uyu munsi rero hari inama kuri santere de sante handi mugabwa muyikorera akarusho kari muri iyo nama noneho rero haraza n'abazungu baje gutanga imfashanyo akandi karusho aba bazungu barazana na Bruce Melody aje kubaririmbira pom 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 niwemera pom 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 ibyo byose birabera mu nama ye hakibyo ko hari ibyo uri kwigirira ko hari imirabyo inkuba zari zahinda ntago yari yakubya ngo gushora nyogotore wumve mama we wibuka ko nakumaza y'icyumweru kugira inama ngo ntago wakumva mama iwe nakazi kawe urapfuka mupfuka mu biki kavuna umuyato haguruka tugende haguruka gicucu haguruka urabona ibintu ugiye kunkora hano muri iki gihe urabona uri buze kubyara koko nkabivamo mana yanjye hano hantu mbuze n'umuntu wandengera koko mana we wavuye kwihanganaho gato tukagenda koko mama iwe kiri kumva se bimeze bite umugongo we ihangana haguruka tugenda nawe hano ihangana haguruka naho nashobora gutambuka mana we reka njye kureba hano ndatabaza kuko mana yanjye umuntu abigira nte koko we mwana waye ko ariko njye naye nakubwiye buriya Jose iyo udatera amahane na mbere igihe cyose icyo umuntu ungana gucyo ungana nkaye no kwigwa umuntu agakora ibintu warangiza ukigwashyize sitati nta n'isoni iyo wemera kuneza urutwe bakagira ngo ni umuntu muzima gusa nta n'isoni ariko uzi ko usetsa umuntu ungana gutyo siko sa nakoze niri umva baburetse urutwe aho uzagera bazakwereka ariko iyo ubona bavuga ngo nta foto nta cyabaye uri gusaba imipuro yagira ngo uri umuntu muzima nta n'isoni ntawe ugusaba se nigwaga ndabwira abandi bose ukajya kwamamaza nta n'isoni mwese nari kwemeza bagenzi banjye gute ko ndi umugabo ushoboye bagusabye wowe gihamya yari kubiyihe gihamya siriya niyo gihamya watanze nagombaga gufata ifoto ngende mu gikorwa cy'abagabo ni amadegede wikoreye mu mitwe wayagenda ubwo se iyo nafata iyo video nari nuko se ubu kwayifashe yakumariye iki ngenda nyereka bagenzi banjye bakabona ko nanjye nshoboye ko ari njye mugabo wahazaza bagufashije iki none wabona uragenda ngo ni umuntu yego bite byawe wabaye iki ayiwe mufatire hese ayiwe mana nta muntu muri kumwe nawe vuza ifirimbi baze bagufasha fata ivuzi mudutabare mana we n'umwana arimo kuvuga ngo mutabare umubyeyi arabyaye mama nyoko ninde
nyuko yitwa we ehe we ni konsolata muzanire konsolata we mama kare uyu mwana uzamwite kanyamafirimbi rero kanyamafirimbi mudutabare none nakibwiraga nkajya nkihana ngo kitagera none kigiye kunkoza isoni mu babyeyi ngo ni nkiteho ariko mana yanjye we ariko yanarenge ariko ibyo baravuga ni ibiki byo mumbwira ni ubundi bugira ubwenge mwana yabaye ubundi se ajya kugahanika se namugira inama yo kugahanika aba yarifashe ubundi abandi baboneza imbyaro yaruboneje niba bakajya wapfuye wabigenza n'akazi nabwendigira nawe cyangwa ikintu gipfukama we mana yanjye we ndebe ukuntu yarenge ntutsakurize narakibwira akaba nasano ugira umwana akabaza n'amutendo yakamarikiye akamufata njyewe urimo kunjyana mu bihe noneho ndi kumva n'umwana yaje reka ndebe icyo gukora nasoni ubu yarinze kubagucyura reba he iyo umujyana kwa muganga hakiri kare nijyana kwa muganga se kiba cyavuze mana yanjye we atavuga se ubu yarinze kungana gucya kumera gucya n'igipfukama gisunika se kitamwicira mu matako igira gisunike funga umwuka wakigoryi funga umwuka ni umwuka umanure wikwasama njya n'unyasama wona utaha ujya usohora utawucura umwana ndagukubita urushyi cyangwa nkurume mu gahanga njye nambikira ceceka wigira umwana gucyo nawe ariko wowe ajya kukamanika nawe ndi kumwe nawe yawe umwana ceceka rero ceceka urushanye nawe mwana imbabazi abashaka kumujugunya ushobora guceceka cyangwa mpamagare polisi bakagira gute nanamukujugunyana ajya kugahanika se igenda ihute sunika sunika ibyo sunika musenzi we funga umwuka w'amabyiwe ariko uyu mugore namukubita ndakwasa ngewe ski niwica uwo mwana uragira ibibazo buri gufunga umwuka wazanye amagambo aho ngaho ubanza bigenze neza hari kaje dafuro biremeye ngaka ubuze yanyuma yo turamenya kuyimukiza yanyuma yo tuyimukiza nta rugo nari mfite kandebe mu gikapu Yesu we ko ntago nazanye tugiye tumujyane kwa muganga nikikubwire nicyo cyamamaje dore aka gashinzi icyo usanze kari kunzi yego hose musuma mugira abandi bagutabariza umubyeyi ugiye kubyara yego nuko twaryamanye nkafata video ahubwo no mu cyumba ngiye kwestaramo izindi kamera cyane nkamuhunde mwana Suzanne gaho nawe nyumvira umuntu muzima ibyo bintu ratasi by'ingenzi ufata video umumbi ifitiye gihamye mpereza aho ninjye mugabo wahazaza urama video uzigurisha ngaho uyu ugiye gutangaza dore ko nta sano ugira ufite 10,000 turavugana nimero yawe se sinyivi uramangaye ugiye kugurisha kibuno cyawe kiri ku karubanda kibuno cyawe kiri ku karubanda njye na Jose rwose mu buriri gusa utagira ngo ningiye uri gusebya gusa nawe kwisi ubwo bishatse none se imitwe ufite ubu mufitanye video ego baba wambaye ubusa nawe yambaye ubusa sawa shamana we ubu nawe urishi mana we uko nta bahungu bakiba ubu nawe urishimye ngo bagiye kuguhereza ubwo busa nubu nimujya mushaka video z'abambaye ubusa aho ngaho ibyo se niba naza kukureba ariko hagati aho ngaho sha iki hari ubundi busa buri harahijya mpuye n'umugore ngiye kubyarira mu nzira agiye kubyarira mu nzira dorara aho ngaho kamutabarira ubwo sibyo mushaka n'ubundi busatari yabo bahaye ibyo kangazi rukanga utabaze baratabara urumva ko business iri kunguka ari ibyo se nibyo wavuga ngo nawe ubandi bitanagiye kwinjira subuka atari kurira konsura nyamara wasanga ariko ako niwe mubwiraga nabi uyu mwana agira ikibazo nyamara urafungura nyine yavutse ananiwe ashi ibyo wavugiye warataze tukamujyana kwa muganga abaganga ko ari bo bafite uburenganzira bwo kumenya ikibazo umwana yagize ubundi njye baba muri kubigira nduhisha umwana wanjye ntabwo ari kurya nta na pati yo kumureba mfite n'ubundi naramubwiye nanashingereza no mu rugo ariko wa mugore umujyani wawe ndamujyana se utekereza ko ndi ngende nkawe njye ndamujyana umujyane no kamujyana se uwo muteye tumujyana kwa muganga barebe ikibazo kanza ni no marete shyiramo n'ibyanyu byo maze tumujyana kwa muganga turebe impamvu atari kurya sako mbona ubundi kivukanye uruhande ngo si wumva ko business none bitangiye gushyuha none ahubwo reka tubigire nk'akazi buri gaturu tujye tukagurisha 5 wowe inshingano zawe ni ukujya tugakora niba dukoze nk'uduturi 10 ku 5,000 uri kumva ibyo bifaranga wowe icyo uzajya nk'igishoro nagusaba ni ukujya
ubundi tukagabana amafaranga ukareba ngo turagenda dukire da. ubwiyo ni business mbese wabonye nk'umuntu ungana gutyo ufite ubwenge bungana gutyo. Nese kukubona ubusa hari ikibazo uvuka se wavukanye imyenda. Erega uri kwamamaza ukagira ngo ninjye wari wambaye ubusa njyenyine nawe umenye ko ari urwo rubuno rwawe uri kwiga uramamaza. Nta n'isoni. Wese ntihari igihe wagiye hejuru nawe kamera yaragufashe hejuru. Ufite zingahe se ubundi? Mfite nyinshi posteri zose ndazifite. Ngaho ibaze izo posteri zose wigura atangaza wambaye ubusa. Sakazi se nta bantu tugifite. Ukura amaboko dekora nta n'isoni. Ariko nizere kubyemera. Wewe ufata ikibuno cyawe wigura amamaza ngo uri gupostinga ngo baguha amafaranga. Reka numva ahubwo ku mugoroba uhituza turebe ko twakwinjiza nka veni. Nta n'isoni. Uze mu kazi nyine twinjize nka veni. Ziriya video ziranakundwa. Birakureba umenya ko urwo rubuno rwawe ari kuba wiwuriwe wararise hejuru umva. Ariko icyo nzicyo ntago byarangirira ahangaha. Uwo mubuno wawe ujye wigo watangaje. Ariko icyo nzicyo ndakurega. Oya ntago byavamo. Ndege nanjye nzitangira ubuntu. Igiciro nkikure hewe. Uganguka. Nyamaneka. Baraguhutaje. Imana we. Baraguhutaje. Umugongo uravunitse. Biriya bisore byanze kurara irondo none narindi kubyirukana. Byanze kurara irondo kubujye bamvuna umugongo. Ibintu bingana kuriya byanze kurara irondo. Iwe date we. Ihangane. Ariko ubundi wowe urimo kubirukangana uri mudugudu kanabirukangana. None byange kurara irondo mbyihorere. Rero hamagara banjyana kwa muganga. Ati firimbi nawe uyirarure we. Aho ubwirarurire uvuge ko uhuye n'impanuka. Ariko sindumva ukivuga. Ntabwo byakunda. Ihangane icyo kibazo turagikurikirana niba ubabaye tujye kwa muganga. Nta kibazo ariko. None se ubundi wowe waruvuye. Umugabo atangiye guta inkonda kandi uyu mwana kuko utavuze urabona nta kibazo mufite. Munyine mugira mwihute mumujyane kwa muganga mugendera mukuvana uruvati mu kanwa. Nijye kumukora mu kanwa mwigeze mubona namukozemo. Nese ariko uyu mubyeyi. Ubundi se batabaye wigize muganga utazi ukuntu bafata impinja. Ava kwihorera twigende. Njyewe rero reka manze nkubwire buriya wowe hari ibintu utazi. Urebye ariko wafunze umunwa wawe. Itonde nkubwire uzi kurihira umwana guhera mu wa mbere primaire akagera secondaire akagera kaminuza. Narinzi ko uyu mukobwa mu bana nabyaye ari we muntu uzampereza ishema. Ariko reka nkamushingira dricter cyangwa nkamushingira ministri runaka. Ubu ndajya nkubaza incage umukobwa. Reka nkubaze njye nkubaza ikibazo. Urambaza ibiki? Ndakubaza ibiki? Muri iki gihugu niwe wa mbere ubonye twita namutumye diplome mutuma buri kamwe kose nanjye nshora ubushobozi nari mfite. Ntago namutumye kunzanira abana mu umwana n'umugisha n'umwuzukuru wawe. Ashobora kuba ibyo nyina atakugejejeho umwana azabikugezaho. Rekeraho kuvugira amagambo angana gutyo. Rekeraho ngaho ugira inama hakiri kare. Konsora tamuye n'uruva gusenya. Icyazaba cyose cyurakiza rya zaba perezida w'igihugu. Siko nta n'isoni unagira. Uziko nari nanarebye. Uko wamwanze hakiri kare uri kureba iki? Uruhanga wo kwa Murinda habi havuka yuye muntu wagira umugisha buriya. Abantu bose azazana umuvumo wo kwa se. Wabyaranye n'umuhungu wa Murinda habi. Twigende. Wewe n'uruhanga n'imisozi. Birakureba Jyana imari yawe. Ijyane. Umugabo arifata akarira neza. Umutsi w'ikibuno wari ucitse. Amarira y'umugabo atemba ajya mu nda wera gukomeza kurira aho ngaho. Yagiye mu waruvuye hese ubundi ko ndi kubona n'amafilimi. Nari ndimo kurarura ya nama mwambwe ngo njye kurarura. None mba muyu n'umugore abyaye harimo kubyarira mu nzira. Ariko byarira he? Arimo kubyara kandi yenda kubyara munyuze ndajya kumutabariza. Mutabara umugore arabyaye. Ibyo se nibyo nakohereje gukora. Ibyo mu itangazo naguhaye byanditsemo. Hoya. Utagira ubwenge. None se njya mwitangazo wamayemo ko barangonga. None wagangonga abantu urimo kwirukankana. Izi ni uhuye nazo.
kwikiza umugore we yaturutse mu rugo zose ikarabyarira mu nzira nawe n'impanuka yawe nazo ndavuga ngo reka nze kumufasha were kubishyira ko uri kurarura ngo ugi ariko si uyu muhituzi we nzamenya mukorera ubundi ariko hari ibihembo mugira ngo buriya bubote mu manje ntabwo nabwigurira ahari kwishyurira umuryango ntabwo ihagije muzayihorere ubundi njyewe n'umugore n'abana ibyo bintu umva genda komeza ugenda urarura nanjye ngiye gukurikirana icyo kibazo genda urebe n'umubyeyi wabyaye yari hariya ku gasharu kuri cya giti cy'umukatikati kiri hariya hirya genda ukomeze urarure nanjye ngiye kugenda ndebe ko hari icyo namufasha yego ariko umugongo wanjye murawurihasha mutagira ngo ntabwo murawurira umugongo uvunikiye mu kwaha mutabara itangazo rwose mu mudugudu kuva uyu mwana yatwitinda yabayeho nabi aramutoza kugira umuntu wagenzuraga ibyo narabibonye we narabibonye akajya kubyara umwana umva nayo magambo uri kuvuga umwana agira igitwe nk'ikibubura tujyane kwa muganga noneho oya rata mudugudu reka manze mubwire rata yagiye amutoteza nimugoroba akamukubita afashwe yanga kujya kumujyana kwa muganga umurumva yanze kumujyana kwa muganga nibwo mvuye hariya mvuye mu misa bandahuye nawe yataye ugira umuntu washabe wala nanjye uzajya ubivuga nawe reka nkubwire bamfunga batamfunga niba baragisanga no mu rugo nzacica njyewe nzacica mukomeze mugende mujye kwa muganga nzi ko nzaza nzacica uzi ukuntu byagenze yamurazaga hanze gukoresha nayumvise yanga no kumujyana kwa muganga uragiye kumfunga niba usanga mu rugo iki cyane ujya kurya uburoka we myaka 25 umva dafuro mujyane kwa muganga murebe ko nta kibazo bitwaye iki so umugabo wanjye washakaga se genda gutura genda umusange niba ari umugabo wanjye wari warahigiye genda umusange mu bantu gereza se hari ikiratwara abayiba amasebo ntabwo ari abantu gudu wowe koko waretse nk'igende ariko nkureka ibiki ko mudugo bureka nkubwira ari amagambo nyatewe nuko nenagira ngo biriya bigore bigende ririya ni hohote gukorera umwana kuri biriya bivuze kubera bari abagore bari bansazije uziko ririya ari hohote gukorera abantu babiri umwana reka nawe nge twumvikane ifaranga uko ufite ifaranga byose birashoboka waretse nkagwa nk'ibihumbi 100 nkigende urabona 25 kuko nayitera nkabivamo inge bihumbi 100 ndayaguha ureke niberewe ibyo wikoza byose kiriya ni icyaha gihanwa n'amategeko ntago nabyihanganira kuzi ko nanjye naba nkushyigikiye ariko kuzi ko uziko nanjye naba mbaye umufatanya cyaha wawe igishogoro kigiye kumena umugore amatama kwafashe ibyo bihumbi 100 ukareka nkigende niyo nakibura ariko ntago nakemera ko mumufatanya cyaha kunzira koko ako wamba barenka guha amafaranga byose bigakemuka ufite icyaha cyo kwica umwana na nyina none uri no kuma ruswa ubwo ibyo ni byaha bingana ubwo iziki icyo ari cyaha cya gatatu wongeyeho reka ngujyana ushobora kunjyana ukayanga ariko komanda reka ngujyana ariko